Yes, injira muri iyo modoka iri imbere yawe gato. What? Gihozo mu Rwanda? Imyaka myinshi. Ni karibu injira tuganire. Asa neza cyane. Hi. Come on. Lucas. Ntabwo yaba ari Lucas wanjye. Njyewe nuko haciyemo igihugu nubwo tutabonana. Oh my god, waranirabuye. Ni izuba ryo mu cyaro nyine, Nyamagabe ntabwo bitworoheye. Uziko nama. Oh my god. Kuno ari igisure cyiza none uri kubona n'amagufa. Mu gatuza, usigaye ufite. Oh my god. N'ubuzima urebye n'iby'isi nyine kandi ntabwo twese twabaho ubuzima bumwe. It's a long story. N'ibigofero. Luka. Bo navuye ku ishuri umutima wanjye utari hamwe. Donc nta nubwo tukirangiza kwiga numvaga nagomba no kwita amagarara. Naje mu Rwanda. Naje kubera wowe. Njyewe ubwo nta impamvu yo gutuma uko kuza mu Rwanda. Usura byibagiwe amapromesse yose twahanye. Nagomba gusoza ishuri nza kukureba. Ukuri mbabarira ibyabaye byose. No. Ndabizi ubwo bufite uri kuvuga gutya ukuntu watunguye ukimbona uri kwishinja amakosa. Alright? Gusa nta mpamvu ibintu byose ndabizi ahubwo you can explain how you meet nyine we na Oxygen ubuzima bwawe nawe byagenze bite wahuye nawe gute urabizi neza ngiye nta masezerano twahaye uzigira ngo twagiranye Lucas kumbabarira pe nta bundi buryo nari mfite bwo gukoresha Luka nizere neza yuko ibintu twavuganye ukibizirikana ariko mbere kunsobanurira banza umbwire impamvu wakupye communication yanjye nawe njyewe nyine nkimara gushaka nabona no kimara gushaka byaragutunguye nyine nibyo nangiye kugusobanurira nyine uko nahuye na Oxygen uvuga ariko umugore wawe wenda kubyara kuko byose ndabizi uko twahuye na Oxygen y'umugore wanjye nyine twahuye nje kumukanikira imodoka nuko ansaba amazi mu rugo njya kuyamuha bw'umubiri wenda sinamushinze icyaha mbona turafashwe twese nyine biba ngombwa yuko atwita nyine hako hagati aho ngaho nta bintu by'urukundo byari birimo pe mwafashwe n'iki n'amashanyarazi mwafashwe n'ibiki hafashwe nyine bisanzwe bifata abantu bazima nyine bakaba bakora raporo sexuelle cyangwa se imibonano mpuzabitsina rero kubwo twita nyine bituma hazamo n'ibintu by'inkundo ntabwo yari umwana wo mu bakire birangira nyine bigoranye nyina yanze kwemera yuko tubana nuko yaje tukabana ni nahangaha bigeze gusa nakubeshye pe nagira ngo usabe imbabazi ku mafaranga wanyishyuriye rekeraho urifata ubuzima twari turimo urabuzi kuva tukiri abana ndemera ndigomwa nubwo nari ngiye kwiga hanze nkubwira ko kudufaranga dukiya nzajya mbona Lucas ibintu byose urabizi nzajya nihangana nawe nkakwishyura kaminuza ukiga byose nari ndi kubikora kugira ngo njyewe nawe tuzagere gute tubane amasezerano twanaga ntago yazi
ubuzima wari urimo nagufashagamo ntabwo wari ubuzi. Sinjya wakubwiye ngo byibura genda ushaka akazi niyo kaba gaciriritse ariko ujye ugira udufaranga winjiza ku giti cyawe atari ngombwa ko ngiye nkohereza amafaranga. nabonaga ndimo ndakugora. Hanyuma nyuma yo kungora ujya kuryamana n'umukobwa ukupa communication yanjye nawe rukasuza agahinda waneye. Uzi umwijima nagiyemo. Nta ruhare nabigizemo nuko. Nta ruhare wabigizemo. Warafashwe ngo harya ngo wafashwe n'ibiki? Urebye byabaye ni nka accident pe ntabwo twize tubitegura. Okay. Accident uryamana n'umukobwa umutera inda umwana wo mu bakire ubona nta yindi mpamvu murabanye. Ni nabo bwa mbere twari duhuye. Okay. Harya nawe umukobwa wenyine mwari mubonanye. Si waragumeza promesse kandi njye mukobwa njye nyine tuzaryamana. Nabwo twakoze ubukwe. Nukuri nari imanzi pe. Yego manzi we. Nuko waragaragaye. Hanyuma ibyo tubiveho. Hanyuma ubuzima bwawe nawe bugeze buhagaze gute? Nyine turasamye nk'imifuka y'ishati ari kwa muganga. Mu nzu banyirukanye. Ubu ntabwo mfite epfo na ruguru simfite n'iyongya. Muri make n'ibintu byanjye byose biri hanze. Ubwo n'umugore nawe sindamugemurira kandi ubu ngubu inzara iramwishe. Ni ukubanga ibintu byahuriranye. Umugore wawe yabyaye? Ntabwo arabyara aracyarwaza. N'inzu bagusohoye mu nzu. Nubwo narakaye ntabwo nyine natuma uba mu buzima bubi kandi naje sibyo. Ntago nakumva ko kuba bagusohoye hanze nabyihanganira sibyo. Uko ujya unanyegera ndakumva nyegera nyine tuvugane n'igihe uri kumva. Ninjye uri gutinya gutyo? Ntabwo nagutinye nuko nyine kuba gutamenyera noza kutamenyera nabisaba kugira ngo tugenze gake gake. Okay, ongera witekereze neza njyewe wa kera. Okay, nako nta kibazo, it's okay. Hanyuma icyo nashaka kukubwira, nafashe inzu harimo ibyumba byinshi. Aho kugira ngo rero ube hanze aka kanya nyine kwita tubona indi nzu yo kwita ujya kubamo nco no kukwishyura nta kibazo amezi ari yose ariko wabuje gufata ibintu byawe twajyana n'imodoka nta kibazo nkabishiramo cyangwa nkashaka indi modoka hanyuma ukaza mu rugo tukaba turi kumwe nkagufasha. No wait, nagwereza icyumba kuko ni byinshi sibyo. Nyine ndabyumva ndanabyuba ko ufite umugore ubu ngubu sibyo. Hanyuma nyine ukaza mu rugo. Ndagushima yuko warumfashije pe ariko ntago nazi wawe pe. Lucas, ntago nigize nkurakara kugeza ku buryo nakwanga kuba waba uri mu buzima bubi. Ngwino tube turi kumwe nukugufasha nta kibazo ntago bigoye. Hanyuma ugufashe gushaka inzu ngufashe n'umugore wawe nyine abashe kuva kwa muganga neza mugira ubuzima bwiza. Twanashaka n'inzu nyuma ariko uze tube turi kumwe sibyo. Byemere sibyo Lucas. Allô? Oui. Ni Lucas tuvugana? Yes, niwe. Ndiye wowe ndi. Njye ntabwo ari ngombwa kumenya wowe mbwira. Okay. Ndi mu rugo. Ndi mu rugo. Wari uri mu biki? Ndimo ndategurira uburyo nshobora kugemura umugore wanjye kwa muganga. Umva, ifu tugire vuba ugende usubire ahantu umugore wawe ari. Ntabwo ibintu biri bugende neza kuri we. Ndi kukubwira ngo va aho uri usubire kureba umugore wawe kuko ubuzima bwe ntabwo buri mu maboko mazima. None suri muganga? Kazi ibintu byinshi. Mama yabwiraga ibintu byose none ubu ngubu batangiye kujya akora ibintu uko abishatse. Ntabwo rero biri bushoboke. Njye nawe tugomba guhangana.
vuza inkoni vumbwe mpamagarira hagarika ye kariya gahungu gahagarike Muraho mama, murakoze cyane rwose kuba muje muzi igihe pe, muzi igihe byari bigeze habi, bampamagaye bambwira yuko rwose ngo bimeze nabi kuba buje rwose aho twe tugeze habi. Umwana wanjye reka nkubaza, ndakubwiye ngo umwana wanjye umuburisha, niko umwana wanjye ari hehe? Oxy wanjye ndashaka kubaza ari hehe? Ngiye kumureba nyine bampamagaye bambwira yuko atameze neza. Imbecile. Nta soni ndakubaza ngo umwana wanjye wamushize. Ndashaka kukubaza. Sari kwa muganga ze. Hari ibintu ukina nabyo. Ugeze naho ntwarira umwana umugize umutindo, ugize umukene, urarangije none uramuburishije. Hari uwo mbonye? Sinari ko Hari uwo mbonye? Ntabwo ari wowe ndi kubwira cyangwa. Hari uwo mbonye? Ndashaka kugira ngo usubize. Umugore wanjye na umukobwa wawe nanamusize. Uvuze ngo iki? Uvuze? Umukobwa wawe. Yongera kuvuga ngo umuki. Gureba ukuntu none imbwa zikurya. Nta soni. Nanamusize ku bitaro. None umusizeyo byagenze gute? N'abaganga bamuburishije cyangwa? Bari bampamagaye ahubwo bambwira ngo ningende igitaraganya ngo hari ikintu nyine ngo banshakira ngo nihute ngo barankeneye. Urimo kunjijisha? Oya. Urimo kugenda unjijisha? Kuri pe ntago nabikora. Hanyuma none haburate akantu ko kubura kansubize vuba. Ese ko ntaragira kwa muganga nabibwirwa n'iki koko mama? Sobanurira akantu ko kubura k'umwana wanjye yabuze gute? Ese warebye neza? Mpamagara ubuyobozi. Reka nigereye kwa muganga. Ngugire gute? Nyine hari ikintu wakinishije nacyo utakizi neza. Ndashaka kukubwira ngo hari uburyo umuntu akina akabaze kari gukinana n'abandi kandi ari kugira gute, ngira ngo uri kubyumva. Twafatanya n'ukuri nimba ndufatanya nande? Indufatanya nande? Njyewe nawe dufatanya? Uziko imbwa zihunguye imirizo. Umenzi ko mugenzwa n'amahoro pe. None niba ni gute ahubwo ari wowe urimo kwanga ko ayo mahoro nyabona? Ndashaka kukubaza ni gute mva ruguririya mva iwanjye nkaza iyi misozi nkayitemagurana nazi n'ahariho n'ubu ngubu dore ivumbi ryandenze ukambwira ngo umwana wanjye please imfura yanjye waramutaye ayibura. Uvuze ngo iki? Wamwirukanye. Yaje mbwira yuko wamwirukanye pe. Urumva ibintu urimo kuvumvura ibyo ari byo? Nyine ntago nshatse ko urumva ukuntu urimo gukomeza kwayura imbere yanjye? Waruzi n'ikindi kwa muganga. Umva rero wa musore we niba uri gasore niba uri n'umuhungu sinzi kabiragana sinzi ibyo uri byo. Ndashaka kuzana umutima mwiza ariko wowe ukaba ushaka kunshyiramo umutima mubi. Noneho rero ubwo rero ushigaje amahitamo amwe gusa. Uti nayaye gufata utwawe simbizi n'ubu tugira. Urumva mukanisho abantu babakanisha se baba bafite iki? Ni impingwane ni biki sinzi bya byuma byanyu. Niba ari byo waza kwimura ukagera gute, shaka ko ugenda ukajya kure y'umukobwa wanjye ukajya mu kindi gihugu. Twabyumvikanye, ukajya mu kindi gihugu. Bitise utabikora
ubwo nanjye icyo gukora ndakizi. so ndajya he nta bene wacu dufite n'abari Bugande nabo nubwo ntazi iyo bimukiye. Nkorera ku modoka. Shoferi tugende. Wiriwe. Yego. Ariko nagize amatsiko. Hari ikintu nshaka kukubaza. Ugize amatsiko? Amatsiko ze y'iki ko unasanzwe nganira nawe? Ejo bundi nyine ubwo waje hano nijoro baguha icumbi byarantangaje, ndabona umeze nk'umuntu nyine ufite ibibazo byinshi sinzi nyine. None se reka nkwibarize mukobwa. Nibwo bwa mbere ku isi wawe wumvishe bahaye umuntu icumbi? Nyine si ubwa mbere nari mbonye bahaye umuntu icumbi, ariko byarantangaje ukuntu baguhaye ahantu twari dusanzwe tubika imyanda nyine. Okay, icyo ndimo ndabaza. Ikibazo gihari nuko bampaye icumbi, nuko bampaye icumbi mu nzu ngo musanzwe mubikamo imyanda, nuko mfite ibibazo, ni icyo kibazo gihari. Nyine nabonaga usa n'umuntu ufite ibibazo byinshi, ndavuga ko nkwegere nkubaze nta kibazo. Genda wowe mfatanya n'ibibazo mbabarira. Kumana yanjye se kuvuga nabi kandi mbona utameze neza. Ese ubwo nkawe ubwo nkubu urabona wamfasha iki? Nyine wenda nshobora kuba ntagira icyo ngufasha mu buryo bw'amafaranga, ariko nkaba twaganira. Ndabona warakaye bikomeye pe. Warakaye pe, warakaye hari niba amva imbere. Uncuragira akazi cy'imbabarira amva imbere. Watse tukabiga ndagukupa. Umva imbere genda. Aha, ndabona warakaye cyane cyangwa uzanira ibiryo washobora. Hakumundi wumva bigenze bite? Ego reka nigendere. Telefone bitarangira. Esalo. Twiriwe neza. Ye byari bimeze neza nta kibazo. Ariko iki ibiki bitameze neza? Bimeze neza, amafaranga y'abagore abasore bakoze akazi sindayabona kandi bari abantu babizi bari abakomeye. Rero batumira nabi. Okay. Ahubwo ndashaka kubaza ibibazo by'amafaranga byo ntaje. Ni nk'inda ku mutindi. Ntugire ikibazo rwose. Banza nta muntu ngiye gusara. Unkuru ya mwana w'umukobwa muhoye iki koko? So bagiye akabwira nyina akahinda hanyirukana ubu noneho nazi bamba nzerekeze koko. Ubanza Lucas ngiye gusara pe. My baby. Hey. Kubanza kwihanagura nini? Sawa. Isi we ni imyenda ntabwo ugiye uhindura? Oya si ngombwa ikomeza wicare ntacyo. Imyenda rega. Yicare nta kibazo. Se kutigeze unampamagara ngo mbwira nitegure. Sinakora nitegure ikintu.
ntabwo byoroshye. Ntabwo ikinonko kitakubwira ahubwo hejuru. none se Lucas wanjye ubu ni bwo buzima wahisemo? umwana wanjye mwaba mwaramujyanye ahantu heza ku buryo ari afite ahantu hari inzu nziza yujuje ibyangombwa byose uko nabigusabye. reka mubwire Mhm. umwana wawe ari ahantu heza afite buri kimwe cyose yakwifuza nacyo ikindi mwabura ati ni mu gihe ataragira reka ariko aba ari ahantu heza umwana azabyarira ahantu hameze neza. Aha. inzu ari mu nzu nziza namushakiye abakozi 3 Yego. Ewana imirire ye barayikurikirana umunsi ku wundi ewana ameze neza rwose. Urareba ko nyine arabura ukwezi kumwe ngo abyare. Ntabwo nshaka rero ko umwana wanjye agomba kuzabyarira mu mahopitari abonetse yose kameme. Agomba kubyarira ahantu heza hujuje ibyangombwa hari buri kimwe cyose. Ikindi ku buryo icyakwishyurwa icyo ari cyo cyose nagitanga kugira ngo umwana wanjye ntube wambwiye ko hari ikibazo afite, ariko ndakwizeye. ariko se subize yarabizi umukobwa yarabikubwiye nanjye ubwanjye yambere umugore. Nakubwiye ko iyo ngingo yo ko yaba umugore wawe wowe ni amafaranga ibyo ubutebye gutera ubuse bukabije nabyo ni ikindi kibazo. Rero nagira ngo nkwibwirire ngo ibyangombwa ubwo wabyubahirije ngiye kugira kugusinyira indi sheke cyangwa nyohereze kuri momo simbizi uko ubishaka. Akazi sindacyakabasha ugira ngo wagira ngo neza neza nagize umusazi sinzi uko byagenze. Ubu tuvugana umugore wanjye yabuze. Wait. Yabuze ate? Ntiduherukana umbwira ko ugiye kujya kwa muganga na? Naramubuze. Usetse yuko umugore wanjye yabuze? Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo yabuze ate se? Ahora n'iki ko nanjye ubwo uri kumva namenya yuko yabuze ate ko? Ko nagiye ngiye kumureba nkasanga ngo ntawe uhari. Nimba yarikuye mu bitaro, nimba baramushira umusimba byagenze bite simbizi. Ibyo bintu se biba mu Rwagasabo? Nanjye sinzi mbanza ari film iri kumbaho. Lucas, look at me. Are you serious? Ngewe intego yanjye nari mfite niyo ko umwana wanjye abaho neza, ubundi iriya nyana y'imbwa nayo ukareba nkareba ukuntu yajya inyuma ya giriyaje.